ayitsinda free aba defenseur bataramenya niba yagareye ibintu bari kubyumva sibyo n'umwataka twaherukaga ngendeka mubwiza ko n'umupira w'Iburayi naheruka kubona umwataka ushobora gukora igitego apana abafinish gukora igitego agaza kugishaka hagati akubaka umukino mpaka agezaho afinishing nabirukaga kera nabirukaga kera reka mbafashe gutya reka kubanga by'umuntu tuzamurira umutoza famille Lotfi boss wacu abanza duhe isura y'ikipe Bismillahirrahmanirrahim. Ça fait à peu près deux semaines, c'est maintenant 2 semaines à peu près. Pour les préparations. Ndashimira Imana n'ibyumweru bibiri bishize dukora imyitozo turimo kwitegura rero iminsi irimo kwihuta umunsi ku munsi twatangiriye ku muvuduko muke gusa ubu tumaze kugira abakinnyi bake gusa nizeye ko tuzagira kwitegura byuzuye 100%. gusa ubu ndashima Imana dukeneye abakinnyi bakeya kandi nizeye ko kuwa mbere tuzatangira gukora neza yego hari abakinnyi bagomba kuza hari n'abandi bakinnyi babiri bazaza hari abakinnyi bakina neza bazaza hari abanyamahanga babiri bazaza ndetse n'abandi banyarwanda bazaza nibo tuzakoresha muri uyu mwaka w'imikino abo bakinnyi babiri bazaza abanyamahanga reka tubagira ibanga ndetse naho bazakina gusa icyo nzi cyo nuko tuzasinyisha abandi bakinnyi babiri b'abanyamahanga kuko ubu turacyari mu biganiro rero ibintu byose biracyari mu ibanga ubu muri Rayon Sport turimo kugura abakinnyi bagize umwaka mwiza kuko narebye Rayon Sport uyu mwaka washize narebye aho yagize intege nke nakoranye n'abayobozi tureba iki kipe ikeneye rero ndahamya ko twabonye abakinnyi beza bo gutangira uyu mwaka dufite intego zacu zo kugira mu matsinda ya CAF Confederation Cup kandi twizeye ko tuzagera mu matsinda inshallah et quand vous avez notre objectif dans le Confédération africaine on doit partir pour les poules inshallah ils sont encore dans le test hari abakinnyi bakiri mu igeragezwa ubwo bazabimenyeshwa hari abakinnyi bagomba gutegereza imikino ya gicuti kandi hari n'abakinnyi bagomba kwirukanwa ejo kuko turatangira gukina imikino ya gicuti hagati yacu mpamya yuko ejo bazagenda tuzagenda tureba nuko bitwara kuko hari abakinnyi ntazi nubwo hari abo nzi rero ntegereje imikino ya gicuti ngo ndebe urwego rwabo nkeneye kubabona bitari mu myitozo ahubwo mu mikino ya gicuti ndetse no mu mikino izwi ariko biratandukanye abakinnyi bose bari beza mu myitozo gusa hari n'abashobora kuba babi mu mikino ya gicuti rero tugomba kubyitaho byose kuko ntabwo dukeneye gufata abakinnyi batazafasha Rayon Sport muri uyu mwaka et le match officiel tout ça diffère parfois un joueur il est bon dans l'entraînement il est mauvais dans le match amical on doit prendre une grande précaution pour ne pas prendre des joueurs qui vont pas aider Rayon Sport inchallah. Famille Lotfi umutoza w'ikipe ya Rayon Sport aratuganiriye pe atubwiye isura y'ikipe uko ihagaze bimwe nko mu bintu bitatu wenda navuga nsigaranyemo. Lotfi aravuga ko ikipe ya Rayon Sport irimo kugura abakinnyi beza bashobora kugura kuko yarayikurikiye azi uko yari imeze umwaka ushize w'imikino intege nke Rayon Sport yagize kugira ngo byavire ko tesa imihigo arazizi abakinnyi beza Rayon Sport yari ifite arabazi azi n'abakeneye kongeramo hari details z'ingenzi avuze ko bazongeramo abakinnyi b'abanyamahanga bakomeye soko ritarafunga harimo abanyarwanda baziyongeramo soko ritarafunga hari n'abagomba gusezerera bari mu igeragezwa binyuze mu mikino ya gicuti bagiye kugenda bakina hari abo bisaba imyitozo no bisaba imikino kugira ngo umenye ubwiza bwabo uko Rayon Sport ifite abakinnyi benshi bari mu igeragezwa bari mu myitozo batari abakinnyi ba Rayon Sport birahura neza n'icyo Wasiri watangazaga mu kanya nubwo nawe bivuga nyine mu mvugo irimo hype nyinshi ariko iyo ukurikiye amagambo neza uravuga ko Rayon Sport ifite abakinnyi beza iri kongeramo imbaraga ariko bavuze ikintu utavuze avuze amatsinda avuze ko ikipe ya Rayon Sport ari kwibaka nk'ikipe izakira amatsinda ya Confederation Cup uyu ni umutoza uzi gutangaza ndamwemeye ibishinga hagati bishimangire amatsinda mutekereza ko Rayon Sport zishize ntabwo yigeze ibona igikombe cya shampiyona tegeze itwara igikombe cy'amahoro n'abakunzi ba PRFC bibaza impamvu bazakina Rayon Sport kuri Super Coupe byavuzwe na chairman wa PRFC bivugwa n'umuyobozi wungirije w'icyubahiro wa PRFC ya Fande CDS
avuga ko nawe atumva impamvu azakina Rayon Sport itaratwaye igikombe na kimwe bakanakomeza bakavuga ko bagakinye na Gicumbi yatwaye igikombe cy'ikiciro cya kabiri nubwo atari nyine atwaye igikombe kuko harimo na Espoir yatwaye igikombe cy'ikiciro cya gatatu impamvu batayivuga ariko ekipe itarashoboye gutwara igikombe na kimwe kiri lokale wa Siri muhera he mutekereza amatsinda at least mutaravuga n'igikombe cya shampiyona cy'umwaka utaha w'imikino. Buri gihe iyo Rayon Sport irimo iriyubaka ntabwo tureba hano kubera ko hano nta kihaba, hano se haba iki? Gike cyari ntabwo mwagitwaye? Yego ntitwagitwaye, ariko tekereza nk'ikipe ishobora kujya ku isoko igaspending urugero miliyoni 250 miliyoni 300 tukaba turi guhatanira igikombe cya shampiyona cya miliyoni 25. Andi mafaranga ashobora kwiyongeramo ayimufatanya bikorwa werekana shampiyona ugashyiraho andi make. Ni kuvuga ngo wa maximije amafaranga ashobora kuva hano mu Rwanda ni miliyoni, watwaye ibikombe bibiri, watwaye Peace Cup, watwaye shampiyona, watwaye nayo ngayo y'umufatanya bikorwa werekana amashusho. Uramutse uteranyije ayo mafaranga wasanga aribwo wabona umwataka ikipe ya Rayon Sport yaguze umukinnyi umwe. Igikombe cya shampiyona cy'amahoro n'utwo dukombe twose tundi yego nayo y'umufatanya bikorwa nuyashyiraho nibwo wabona miliyoni 45 nibwo wabona amafaranga ikipe ya Rayon Sport yaguze mu mwataka umwe gusa umwe. Ikipe rero iri kumininga ubucuruzi, icyo wagakwiye kubutagetinga naho hantu hari amafaranga kuko ikipe y'umupira w'amaguru nayo ni igikorwa cy'ubucuruzi burya. Amafaranga Samiri wenda araza kutwibutsa Confederations Cup kugera mu matsinda harimo miliyoni zirenga 500 z'amafaranga. Already ukimara kubona qualification kwemina amakipe abiri gusa wowe ukibona itiki ubu ngubu ahamugeze kuba muzakina ahanga kuba tuzakina harimo miliyoni 140 uri kumva icyo kintu kuba tuzakina irushanwa gusa miliyoni 140 ziriyanditse ntabwo turakina aho ntiturakina ubuzirimo miliyoni 140 aho harimo ibikombe bya shampiyona bingahe? Harimo ibikombe bya shampiyona nk'imyaka 7. Oya barakabije ni none se kimwe ni kimwe 25 inshuro enye ni miliyoni 100 ni ibikombe 5 so gutwara ibikombe 5 kugira ngo ni cy'amahoro kimwe bitanu ni cy'amahoro jewe nyimara kubona qualification gusa aperi bitandatu itwaye ifite nibwiri kugezayo mafaranga. Ikintu Rayon Sport irimo iratagetinga twebwe turimo turabara amarushanwa mpuzamahanga. Ni nacyo kibazo nabonye abantu barimo baribaza ngise nkuko tubona ngo murimo murashyiramo abanyamahanga benshi ngo mufite makuru yuko ngo shampiyona izongerwa mu abanyamahanga. Nta kibazo, nashaka azakina abanyamahanga babiri cyangwa umwe, nta kibazo. Dufite abanyarwanda twashyira muri iyo shampiyona yanyu, nta kibazo. Ariko icyo turimo turabara turi kweminga ibintu biri haya. Niba tugiye ku mugabane wa Afrika, ese niba dushobora kugenda tukajya mu gihugu cya Tunisia, ntabwo twagura umukinnyi muri Première Division umunya-Tunisia, ariko se byibuza umukinnyi muri Deuxième Division twamusinyisha mwiza. Urashaka kuvuga Mohamed Shelay? Igisubizo ni yego. Uwo muti w'amaso nuze muri shampiyona nta kibazo. Azabakinire azaze abashimishe nka kabiri kuko hari ibibuga atazageraho. Mbanze nteguza abantu hakiri kare, hari ibibuga atazageraho. Abantu biwanyu Musanze Cheri ntago azakinira hari hano, ariko ngo baragikoze niyo makuru ntago bagikora bakora batakora. Abantu bimusanze nimumubona azaba ari kuri Mana mfasha, hari ibibuga atazageraho no kumona asuza abafana. Stade Amahoro yarakonfirmye azayikinira kuko ni nazakinira amarushanwa mpuzamahanga. Nyamirambo Kigali Pele Stadium yayikandagiye ejo bundi yarayisuye yarambwiye ati omwe nubwo ari ibisima ku ruhande ariko nta kibazo nzagerageza mpakinireho gakeya. Ya bisima yarabitinya, bira bisima yarabitinya bijyaho arabanza kuba mava cerebra akaba arakomeretse. Yavuze ati ariko ntacyo nzahakinira na kuko ni stade ya kabiri mu gihugu nayo nta kibazo. Huye aracyaduta haracyariho akaduti ariko nari hafi gukonfirima. Uwo mukinnyi kumuzana ntago ari umukinnyi ubuje ngo akinize shampiyona za hano. Kuzana umwataka nka Shadrack Bing Bero, ndakumenyesha ko uwi yari kwirukana 100 metre yanyuze kuri iriya kamera yo kumuhanda iramufotora kilometero 60 ku isaha, yanyuzeho kamera irafotora n'amaguru. Kamera isho kumufotora agenda n'amaguru. Yego we ari kwirukanga 100 metre ye umuvuduko w'ibirometero 60 ku isaha. Ndateguza aba defenseur azakina nabo ntisi benshi nabo afite match azakina muri champion ariko azaba top scorer. Aba defenseur agiye guhura nabo niba utakirukanga ngo kamera yo kumuhanda ifotore komeza imyitozo ntunaryame. Mukanya turagira kundi mukinnyi Rayon Sport igomba gusinyisha biturutse ku bafana.
mbere yuko abafana batangira kukwita umubeshyi kuri YouTube ndagira ngo usobanurire abantu wasiri ndagira ngo usobanurire abantu uwo niwo bivuze ariko impamvu oya hari n'abanyandikira bavuga ati tunyomoreze ndagira ngo unyomoze ndagira ngo like ubwire abantu ikintu wavuze ugisobanure mbere yuko batangira kwita umubeshyi yego 11 bazaba ari abazungu ni na hashtag batangije kuri social media 11 bose ni abazungu wanabitangarije rwose afande CDS guti 11 bazaba ari abazungu uzangana 11 abazungu washatse kuvuga iki niyo mpamvu niba mwana byumvishe neza ndimo ndahunga ibintu bya shampiyona ya hano washatse kuvuga iki 11 ni abazungu iyo niyo hashtag ntabwo navugaga ko Rayon Sport izagenda ijye muri mu Bwongereza izana abazungu yikoze muri Pays Maghreb izana abazungu yikoze muri Espagne izana abandi bazungu yikoze oya sibyo navugaga imitekerereze ya kizungu 11 ni abazungu 11 bakina nk'abanya-Espagne bakina nk'abadage bakina nk'abongereza sugukina gusa banatekereza nkabo Lorenzo aba bantu imitekerereze yabo sorry to say so ntago ndi gukinagaza imitekerereze y'abanyafrika ariko natwe turiyizi ntihari abantu bajya bakubwira bati inama ni izi saha wowe wenda ukahagerera ku gihe saa 8 ukabona undaje saa 9 ati se uje saa 9 ngo nongeyeho ya saha y'abirabura iyo saha y'abirabura rero umukinnyi yifite mu mutwe ntago ari gusinya muri Rayon 11 ni abazungu kubera ko sezishize hari ibintu twanyuzemo tubona abantu badafite imitekerereze ya kizungu dufata icyemezo cy'uko abantu bafite imitekerereze nk'iyo ngiyo batazongera gukandagira muri Rayon Sport na rimwe hari n'abinginze bararira batireka tugaruke twahinde natwe twabaye abazungu turabwira tuti nta muntu ugorora ikijumbe uko gikuze nuko kiba kimeze nyine niba utari umuzungu mu bwana nyine komeza ujye gufata jyaho hantu bafite imyumvire nk'iyo 11 rero b'abazungu si abazungu ku ruhu ni abazungu mu mutwe iyo myumvire rero ni iyi dukeneye abantu bari passionate mbere na mbere bakunda icyo kintu barimo barakora ku buryo umuntu abantu babiha umutima bakora ibintu babihaye umutima wose ntabwo turimo iki kintu turimo turavuga passion ntabwo ijyana n'amafaranga mbere na mbere ifaranga ryakurikira passion harabanza passion hari twebwe Rayon Sport turiyizi umwaka w'imikino uko uzagenda turakuza n'umuntu uzaza muri Rayon Sport ariko ubanza kwigishwa Rayon Sport icyari cyo bitazageramo hagati ngo tugwete ariko bite oya keep wait iyo myumvire ya kizungu rero niyo navugaga yahahanda umuntu yitangira icyo akunda akagiha umutima wose ibindi bisigaye bikaza ari nyongera ku cyari buze kubona nyuma yo gutanga wa mutima niyo mpamvu rero 11 b'abazungu ubu line-up tugeze mu 8 ruzungu abazungu 8 ubu ngubu twamaze kubabona hasigaye 3 igihe bari buze kwinjiriramo na ya matsinda famille yavugaga turasubira muri kimwe cya kana ahubwo Matiki leadership ya Rayon Sport murayishimira ko yabaguriye abakinnyi harimo n'umukinnyi uhenze rekoro mu mateka ya Rayon Sport tutayizamu babaguriye abitwa Barushema Chris abadefenseri baguze umuzamu baguze abamediateri n'abandi benshi bakiri mu igeragezwa ariko hari umukoro fan base ya Rayon Sport yahawe bimaze kuba ngaruka mwaka buri window ya sama mbere yo gutangira saison Rayon Sport abafana hari uruhare bagira mu kwigurira umukinnyi mwaka ushize batumye Kevin yongera amasezerano baramwiguriye mwaka ari wabanje biguriye Joachim Ojera ubu ngubu abareyo barasabwa kugura nde barasabwa iki bigeze barukurikira ni benshi kuri YouTube bari 3700 kuri FM hari miliyoni 4 ubwo harimo abareyo runaka ariko bariganje ko turi kuri Rayon ni bose bihagaze gute kwigurira umukinnyi gahunda igeze reka banze nshimire cyane abareyo cyane badukurikiye nanabashimira ko iki gikorwa wari ubivuze ko umwaka ushize twari twagikoze kuri Muhire Kevin nitasha ubuyobozi buduha kubera yuko campaign ubururu bwacu agaciro kacu ni kimwe mu bikorwa abafana ba Rayon Sport bakora target abari hari kugira ngo nibura natwe mu gutangira umwaka w'imikino
natwe tugira uruhare mu kubaka ekipe. Urabona ekipe bigizwe n'ibintu byinshi, abakinnyi barenga 20 na 30 uretse uyu mwaka ubuyobozi bwatwiye ko buzakoresha munsi ya 30, ariko nibura muri abo 30 muri izo miliyoni 400 ubuyobozi buba busabwa gushaka. Ese kampeni ubururu bwacu yadufashaga n'uburo kuvuga ngo twebwe abafana twebwe muri ekipe iri kubakwa nibura hari icyo twakoramo. So ngira ngo yatangiye 2018 dutangira twigurira Chiza Hussein. 2019 ntabwo twabashije kugura 2020 kubera bya bintu bya covid byajemo bituma 2021 nabwo tutagura. 2022 rero nibwo twatangiye tugura Ojera. Ayasabwa gato yatanga ndumva twaramuguze yarenga $15,000. Umwaka ushize nkuko wari uvuze tugura muhirekeve. Uyu mwaka rero twarenze ikintu cyo kuvuga ngo tunashimire cyane komite yaravuze ati tubakenewe miliyoni 50. Iyo niyo tashe ngira ngo niba mwara kuri iki kiganiro twakoranye na president Monzoro aho twasozaga umwaka w'imikino muri fan base muri contributions zitandukanye tugira ngo dutangire uyu mwaka. President yadusabye ko nibura twashaka miliyoni 50. Miliyoni 50 binyuze Rayon Sport ifite kwibaho ifite abafana hari fan club imiryango ya Rayon Sport fan club ariko hakaba n'akanyenyeri n'importe qui n'abatarafana ba Rayon nabizara batanga amafaranga. Yego. Aha rero twavugaga bavugaga bahe twavugaga urabona ikintu gikorwa cy'ubururu bwacu akenshi tuba dufata bano bafana fan base of course za fan club zose za Rayon Sport kongeraho n'abafana bandi bataba muri fan club kuko uyu munsi none tufite abafana babiyumbuye muri za fan club bagera hafi mu 2800 baracyari bake cyane ugereranyije. Abafana bari muri fan club ni 2800 gusa. Yego baracyari bake cyane ntibakuzana na stade Nyamirambo. Oya baracyari bake niyo mpamvu mu bukangurambaga dushaka yuko twifuza yuko umusaruro bavamo kuko nibura buri kwezi babasha gukusanya arenga miliyoni 6. Bivuze ngo uwo musaruro uracyari muke ntabwo ari bibi ugereranyije nuko cyatangiye. Target ni yihe kuri fan club? Nibyo navugaga kuri uyu mwaka ubushize fan club zatanze arenga miliyoni 25 mwaka sezo yose muri iki gikorwa kuvuga muri iki gikorwa cy'ubururu. Okay. Ko tugiye kureba ku musaruro rusange fan base yonyine fan club uwo musanzu wavuyemo urarenga miliyoni 80. So ndi kuvuga rero muri iki gikorwa umwaka ushize twagereye muri miliyoni 25 twigurira muhirekeve ariko turavuga ati ekipe irahenda. Uru mwaka umukinnyi waguraga miliyoni 20 uyu munsi miliyoni 20 n'umwaka umwe. Ushaka umukinnyi mwiza twirirwa tubwira ubuyobozi ngo mutugurire abakinnyi beza. Niba ubuyobozi buvuga buti tuzanye Bing Bell Shadrack ku 30,000 n'urugero twebwe abafana bandi ni gute natwe tujya gushaka 30,000? Reka natwe twishake mu bushobozi bufatika. Miliyoni 50 president yadusabye ntabwo twazisuzugwa ariko twaravuze ati president utubwiye ikintu cyiza ni byiza ariko reka twebwe dushake miliyoni 100. Miliyoni 100 yo target twihaye muwe buryo. Umwaka ushize niba mvuga ko muri fan club bavuyemo miliyoni 25 zirenga amafaranga make abafana basanzwe batanze arenga miliyoni 8 muri iki gikorwa. Izo ni hafi miliyoni 30 zavuyemo. Turabati uyu mwaka reka tucyagure kibe fan base ubu ni ibice bitatu.